Bakunzi ba Ndaza Vuba TV twongeye kubaramutsa tubaha ikaze muri uyu mwanya w'ikiganiro Imana ibaho umugisha aho muherereye hose. Nkuko mubimenyereye rero nge turi kumwe nitwa Iranze Alfred, turajya tubana mu biganiro kenshi. Turi kumwe n'umutumirwa umukozi w'Imana tugize umugisha wo kubana nawe, reka tumuhe umwanya twibwira. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Uwituze Marie-Rose Tebety, ndi umukristo wo muri Adeperi, nsengera ku rusengero rwa Sejemu, nkora umurimo w'Imana muri urwo rusengero w'umunyamasengesho ndetse n'ubuvugabutumwa. Arakoze cyane. Azwi ku izina rya Tebety, nibyo? Yego. Tebety, ku rusengero iwanyu uzwiho iki? Ku rusengero iwacu nziho ko nkunda gusenga cyane muri nibature. Ukunda gusenga cyane muri nibature. Imana iguha umugisha. Rero nk'abakristo tugiye kuganira, watangira usenga? Murakoze. Mana, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ndaguhimbaje, gushimiye ko duhaye kano kanya ko kuza guhura na bene data, izina rye nirihabwe icyubahiro. Bana natwe nkuragije umwanya wose, ibyo turi buvuge, ibyo turi bugire icyo twakora aha ngaha biragirwe nawe kandi uturinde mu izina rya Yesu, amen. Arakoze cyane. Tugushimire wowe wahisemo neza gukurikira ibiganiro bibera hano kuri Ndaza Vuba TV. Niba utarakora subscribe turagusabye kugira ngo bikore, burya nabwo ubukoze umurimo w'Imana kandi Imana ibiguhere umugisha. Hanyuma turi kumwe na Tebety nkuko murimo kumubona kuri kamera za Ndaza Vuba TV. Ariko Tebety, wavuze ngo uri umukristo. Yego. Ese wakijijwe ryari? Je nakijijwe nkiri umwana kuko navukiye mu muryango w'abakristo. Navukiye hariya mu karere ka Kamonyi, nsanga abiwacu bose ni abakristo, nanjye nkomeza kuba umukristo gutyo. Ndumva narakijijwe nkiri umwana. Ariko kubera ako kabyiniro ka Tebety kaba kuri Facebook yanjye, ubundi banyita Teteri, cyane cyane mu kazi nko mu mujyi, nkorera mu mujyi, ndi umutayeri. Arakoze cyane, Imana ishimwe. Ese uri umubyeyi, ufite abana? Tubwireho gatoya. Yego, ndi umubyeyi, mfite abana 4, abana 3 b'abahungu n'undi umwe w'umukobwa. Ariko nyine ninjye ubarera, wabo yarigendeye. Papa wabo yarigendeye. Uvuze ngo papa wabo yarigendeye, hari abashobora kwibaza ko yagutaye. Yego, bijya bishoboka ko bamwe babata abandi bagataha, nanjye ndi umwe muri abo. Wowe uwawe yaragutaye, yaratashye? Yego, uwanjye yarigendeye ajya gushaka undi mudamu, ubwo nyine kubera tutari twarasezeranye, ubwo nyine yarantaye muri make. Ni ukuvuga ngo uyu munsi uri kurera abana wenyine? Ntabwo ndera abana njyenyine, ndi kumwe na Yesu. Uri kumwe na Yesu. Yesu niwe ugufashije kubarera. Yego. Hanyuma byarakoroheye se? Ntabwo biba byoroshye muri uru rugendo, cyane cyane ko byambayeho nkiri umwana muto, yamaze imyaka 12 muri ubwo buzima. Kuva muri 2012 nabayeho njyenyine n'abana banjye, ariko nsenga, nkunda gusenga, nkunda Imana muri make. Ni ukuvuga ngo rero nagiye mbona imirimo y'Imana n'ibitangaza, nibyo nifuza kuba nasangiza na bagenzi banjye. Umuntu wese waba ubabaye, umuntu wese waba uri mu ubwo buzima, umuntu wese waba afite uburyo yihebye cyangwa ananiwe, umuti ntabwo ari ukuva kuri Kristo ngo winage mu byaha cyangwa se ngo wumva ibyo bakuvuga, cyane cyane ubuzima bw'umubyeyi ba wenyine abaruhijwe cyane, hari abatamwemera, hari abatamutumira nko mu nama runaka cyangwa mu makwe cyangwa mu bandi mu zindi nshingano. Ariko iyo ufite Kristo abantu baragutumira kandi ukumva iyo ufite Kristo uba ukomeye cyane, iyo ufite Kristo akubera ibyiringiro, iyo ufite Kristo akubera inkomezi.
ya kumanywa na nijoro kandi ukagira n'ubuhamya bwiza cyane cyane iyo ukunze nko kwinjira mu mirimo y'Imana ukikorera ukisengera rwose Yesu akurutira n'umugabo. Uravuze uti ntabwo ari byiza guheranwa n'agahinda, ntabwo ari byiza. Ubwo buzima wigeze ubucamo? Yego, ubwo buzima nabuciyemo cyane ku buryo ni ukuvuga ngo nta muntu navugishaga, nta muntu no mu rusengero iyo twamaraga guterana gusohoka harya hanze gusuhuzanya, gusuhuza abantu cyangwa se ukajya ukabona uhagaze wenyine, ukabona nta muntu ukwitayeho, ukabona nta muntu wagusuhuza. Mbese ibyo bintu byagiye bimbera igikomere, bikaba byatuma wumva nawe wihebye, nta n'uwo wabwira ibi mu mutima wawe, nta n'umuntu wabwira ibyo utekereza. Ariko nyine ndashimira abayobozi banjye bagiye bamba hafi, abo dusenga n'abo tubana. Nigeze mbanza gusengera ku rusengero rwa Kimihurura, urusengero rwa Deperi rwa Kimihurura, narahasengeye mfite abana banjye bamfasha bagira gute, mbese nkunda gusenga. Njye nakunda no gutambira Imana cyane no gusenga mu mibyizi. Hari uwari uhari witwa Roza, rero hari n'undi witwa Mama Mugemana n'umuyobozi w'ababyeyi, hari mama w'ababyeyi. Abo bose ni inshuti zanjye n'abandi benshi bagumye kumbera inshuti, barankomeza, barambwira bati gukomera ni ukuba uri kumwe na Kristo, gukomera ni ukuba uri kumwe n'Imana, humura ntacyo uzaba. Rero gutyo nagiye mbona umugabo uruta abandi bagabo ari we Yesu. Mbona ari guheranwa n'agahinda ntacyo bimaze, wakwishura mu biyobyabwenge ntacyo bimaze, wakwishura mu byaha nko mu busambanyi, mu kabari n'ibindi, nta kintu bimaze. Ibyiza iyo wegereye Kristo ukamuganyira nta kintu ujya umuburana. Cyane cyane iyo wigiriye nko mu rusengero cyangwa kwigira aho abantu b'Imana bari, nta kintu wamubana. Ubundi hagaze ku maguru yanjye abiri, mpamya Yesu ko ari umwami n'umukiza, mpamya Yesu ko ahindura amateka, mpamya Yesu ko ari umwami ushobora kugukura mu bwigunge, ndetse ni umwami ushobora kukurutira. Mbese urugo rurimo Kristo waramwimitse nk'umwami n'umukiza wawe, ushaka uruturwa abantu b'abagabo babanye nk'abagabo n'abagore, kuko Kristo Yesu araza akakubera umugabo mu rugo, akakubera iswa, akakubera mbese akagutungira abana nawe akagutunga. Nabonye abana banjye biga, nabona abana banjye batsinda amasegonderi. Umukuru yararangije, hari ahantu arakora hariya mu mujyi, n'umubyeyi wamumira akazi. Imana imumugisha. N'abantu bose b'inshuti zanjye twagiye dusengana, mama witwa Mama Felisi, Imana imumugisha cyane, hari ucuruza amarido mu mujyi. Imana imumugisha, yamera umwana akazi, mbuze uburyo yiga university. Nawe arimo ararangiza, ari kugera mu wa 4 segonderi. Mbese Yesu atanga ubwenge. Abana b'umupfakazi bakaba abana b'ibisore, abana b'indushyi bakaba abana b'ibisore, kubera gukunda gusenga, kubera gukunda Imana. Ubwo nyine n'abo bana banjye bose n'abakristo barasenga. Ubwo ngubwo uwo umwe n'umukristo hari mu Biryogo. Mbese iyo wiyegereje Imana, nibyo nkunda kuvuga yuko ibintu byose utahiranwa n'agahinda, winage mu byaha, ujye mu biyobyabwenge, wumva utaye umutwe, usare, ugende wambara ubusa, ugende wifata uko utari, ugende wisiga ibyaha bisiga ku munwa, cyangwa ute indangagaciro za Gikristo. N'ababyisiga simbaciraho iteka, ariko guta indangagaciro za Kristo ngo nuko ugize ibibazo, ntago ari yo muti no kwitegura igihe cyawe giheruka. Byaje kugenda gute se kugira ngo nawe ibyo bihe wari urimo ubivemo? Kubera Imana rero naje kubaho mfite ubundi ni umutayeri njyewe, todera mu mujyi. Ni ukuvuga ngo naje kujya ngenda, Imana ikampa akazi nkakora, abana bakabaho, nkabona barize, no kujya mu tumina nkabona barize. Imana ikoresha abantu babatera nkunga, Imana igenda ikoresha ukabona urabayeho. Ariko rimwe nigeze fata akazi k'umuntu umwe w'umumama, ariko narasengaga, Imana irambwira ngo izanzanira umuntu wo kumfasha mu buzima bwanjye. Imana itanga ubufasha rero, Imana igitanga umufasha iyo uyihagaze imbere ukayikomezaho. Imana igitanga uburyo bw'inkomezi mu mutima. Je nta muntu abashaka kubwira ibyanjye ngo numve, ngo ntaganira n'umuntu. Mbese hari uburyo nabagaho mfite intimba mu mutima, byaje gutuma mbese sa n'urwara indwara ntazi.
bya hypertension y'umutima niko ko naje kurwara ndaremba mburuko nkayirwa ibyo ndwaye ariko icyo gihe nabonye umukiriya hari umukiriya waje mu mujyi bamutwenda two gusubiramo yari umumama utwite amutwenda two gusubiramo ariko kwa kundi Imana igenda yenda guhumugisha nakwibonera imyenda yo gukata akaba ariyo mbanza nakubonera imyenda ya mishyashya akaba ariyo mbanza ubu nzi kudoda cyane rwose nanjye ndabyizera ko nzi kudoda kuko maze Imana imaze kugeza ku bakiriya bakomeye bo mu iki gihugu nkabakorera kandi bakishima ni ukuvuga ngo rero hamwe no gusenga Imana ijya ikugezaho itakakugejeje uti gute Imana yangiriye neza impumukiriye ariko Imana yari yarakoresheje umuntu w'umukecuru mu bantu bakunda ibintu by'ubuhanuzi gendimo ni ukuvuga ngo arambwira ngo Imana igiye kunyomora ibikomere bifite byo mu mutima ngo wa mama wa mukobwa ngo niba uri umama niba uri umukobwa ngo simbizi ngo dore umusomyi uko ugaragara kubera Imana igiye nyirindira sinkunda gusaza ni ukumura ngana siba ntananuka simbizi ariko nuko bakunda kunyita iza kumpa uwo mukiriya amiyo myenda ye noneho mu kuyitindana aza kuza kwireba bituma yizira ku kazi kanje aje ku kazi arumva naye namutindiye arambwira ati none kuki wantindiranyije imyenda bimeze gute numva koko nakoze icyaha ndavuga nti mbabarira imyenda yawe reka icara mbabarira mu minota mike nyigukorera irangire twari twenda two gusubiramo ndatumukorera arambwira ababaye cyane ati kuki mubeshya abateri kuki mubeshya bimeze gute nabwo mama rwose narakubeshye ndumva mfashwe n'icyaha cyo kubeshya mbabarira n'Imana imbabarira yo mu ijuru nkunda gusenga rwose Imana mve ko nyaturi nazongera kubeshya ngiye kugerageza sinzongera kubeshya none ubwo ndamukorera mubwiye uburyo mbayeho mubwiye uburyo ndera abana njyenyine mubwiye uburyo haza guturaka nkanga kudusubiza inyuma mubwiye uburyo wenda ntanayikoze wenda ngo muhamagare nyimushyire numva nahubwo rwose nta nubwo namugira ibanga n'umama witwa mama Raki atwara na Ruveje hari akwikarama na Ruveje namugireho umugisha rero nasanze hariho abantu bafite umutima w'impuhwe mu bihe by'umubabaro uzi kuba warakoshereje umuntu waramutindaniye imyenda yaza no kuyitwarira nta ntegera afite indankuru mbese ubwo sinakunyuramo byabaye ibintu birebire cyane kugira ngo angereho ko ataraza aho nkorera twahuraga kuri telefone nkamuha imyenda akampa imyenda gutyo ariko ubwo Imana yaramuyoboye arampamagara angeraho nsanga aje ari igisubizo cyanjye nyine nzi ko nakosheje narushye ndamubwira nti mama mbabarira rwose umukundeba haza guturaka nkadufata haza umuntu uzana itambaro nkagifata kubera ko ndi nk'indushyi ndera abana njyenyine mba nshaka two barya nshaka minerivare nshaka iki nshaka n'uburyo nishyura ino nzu nkoreramo nshaka iki rwose nshaka n'uburyo nishyura inzu mbamo ko ngenda cyakodesha noneho musabye imbabazi mbona ngiriye impuhwe ahonze mu maso mbona ashaka nko kurira ndavuga nti ntacyo bwatururutswe kanafite yari bunyice numva nshimye Imana mu mutima wanjye none uwo mama naje kumugiriraho umugisha namugijeho umugisha mama Raki abanyumva abatanyumva nawe n'umuntu ukunda Imana neza kazanyumva namugireho umugisha wo kuba yarambwira ati nanjye ndasenga ati niba usenga ndakubabariye ati umbwije ukuri nicyo cyabiteye kutankoreye imena ni ukuri kw'Imana nicyo cyabiteye nubukunde bane nkora kugira ngo ndebe utwo mbona utwo ndya mpabana nkora kugira ngo ndebe ko mbona utwo nishyura inzu nkora kugira ngo ndebe ko nakwishyura n'umusoro w'akantu nkoreramo rwose nibyo byanenije numva ko ngomba kuzagukorera uwo mumama rero Imana imumugisha niho nabonye imbaraga z'Imana ziboneye kuri uwo mama nuba hari Imana imumugisha yarambabariye amfasha akajya akunda kunyegera ako kanya ntabwo yahise agenda namukora imyenda yaragenda ariko ankira ku ruhande aranganiriza arambwira ati ntabwo ukwiye guheranwa n'agahinda natwe twabayeho turi imfubyi turerwa na mama gusa jenoside irangiye natwe baratwiciye abantu turi twenyine na mama nabona ukuntu akora wenyine n'iki ati nanjye ndumva imbuto yatureresheje nanjye numva ntabwo ukwiye nagendaga mbiri byunzwe ngira vuba ngira ne ndavuga nti se nihanagura hano buri kanya arambwira ati se kuri ko birubyunzwe humura tuza unkorera ibintu nta kibazo nagenda bycyane ahubwo nterega ubanza ndwaye kuko narabuze indwara ntibaransuzumye babura indwara ati se wumva urwaye gute nkaceceka nkamwihorera
birangije aranyegera niba habagaho abantu bameze nk'uwo mumama rwose mpamya ko yakoreye Imana n'ubu ngubu n'abandi nanjye niyemeje kuba nakorera Imana mu ubwo buryo kuko ibyo Imana yari yarambiye nabibonye koma mama yamfashije usanika umutima aranganiriza aranyegereza ntago yakajya mfasha akama kutwo kurya nkajya kubona nkabona nampamagaye yanyoreje udufaranga nkajya kubona nkabona nampamagaye akambwira ati tete tugire gusenga ati se bimeze gute akajya njyana gusenga agira ngo nje sinsenga none wanjyanye gusenga asanga ahubwo nanjye nkunda gusenga noneho tubaye inshuti tubaye inshuti tukajya dusenga Imana akambwira ati buriya natwe nanjye mfite akazi katanyoroye gatuma ntara hirya no hino atari ko buriya dukunda kwibereka tugasenga ati ukoze iyi mirimo yawe ufite ahantu wicara n'amasogonda ukajya usenga wabaho kandi Imana yagize ikagufasha urumva yakoze ubutumwa bwo kumbwiriza ndamutega amatwi ariko namubonye umugisha byatumye agenda aramvuza umama yajyaga akajya kumvuza akajya yakujyanye kwa muganga usanga urwaye iki yanjyanye kwa muganga rero yanshakiye mituweli yanshakiye uburyo nivuza anshakira mituweli akajya mfasha kundihira abana ishuri akamuduka tw'abana mbese uwo mama Raki Imana imumugisha iri mu ijuru yitwa Irimini ubwo Imana imumugisha yanjyanye kwa muganga basanga nta ndwara n'imwe ndwaye mva kwa muganga njya ku buryo naryengera hehengera Kanombe bantumerekanye batubona ari kuremba ariko nta ndwara tubona ngeze Kanombe ngeze Masaka babonye ko mfite ngo umutima wanjye urabyimbye ngo cyangwa uratera cyane bahita banjyana i Kanombe naho ubwo Imana yagira ngo ingeze he mu masezerano yayo kuko mbona Imana koko neza ngiye mu buzima bwanjye nzi ko nta muntu wangirira impuhwe nzi ko nta muntu wangirira ibambe nta nubwo nigeraga mvugisha abadamu bafite wenda abagabo babo cyangwa se mbona bafite ingo zikomeye numvaga ko atari ibyanjye ariko yarambwiye ati ugomba kujya ukunda Yesu ubwo nsanze nawe usenga dufatakanye uzakira anjyana kwa muganga basanga mfite umuvuduko w'amaraso batangira bangabanya umuvuduko w'amaraso bakajya bampa imiti nyuma kubera umuvuduko w'amaraso rero biriya bita hypertension bitajya bigira bakambuza kurya ibintu mbonye ku mutima nkavuga n'ubundi ntabyo nari mfite ibyo nzabona nzajya ndya ibyo Yesu azankiza noneho nkajya nirira ibyo mbonye bigeze aho ngaho ndongera kubera nari ibyo mbonye umuntu ufite iriya ndwara arya ibyo bamutegetse uwo mama akagenda akangurira amavuta meza ya oliva banegetse akanzanira ku biryo banegetse mbese namugireho umugisha Imana nk'umugisha niba natwe mama bo twese twabashaka gukorera Imana n'akantu gato twazagira iherezo ryacu ryiza nyuma rero aragufashije kandi mu by'ukuri Imana imuha umugisha kubwo kwemera kuba inzira Imana inyuzamo ibisubizo uyu munsi uko mureba Tebety ameze neza afite ibitwenge aranezerewe Imana ishimwe nyuma rero y'ubwo buzima warakomeje ukora akazi kawe k'ubutayeri uguma no gusenga na n'uyu munsi kandi uracyari gusenga yego ndacyari gusenga nakomeje gukora akazi kanye k'ubutayeri nkajya ndoda marido nkajya ndoda imyenda yose tudezayini twose nkaguma no gusenga kandi mvuga ijambo ry'Imana nkunda Imana ndumuvuga butumwa wenda n'ikindi gihe tubona akanya nzajya nzambabwire ijambo ry'Imana ariko nyine nafatwa yambwiye ijambo riri muri Yesaya 50:7 kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara wenda reka tuhasome kuko ntago navanga hanasomye ijambo ry'Imana ni muri Yesaya 50:7 kuko umwami Imana izantabara nicyo gituma ntamwara nicyo gituma nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni unsindishiriza ari hafi ninde uzamburanya duhagarane twembi umurezi wanjye ninde nanyegere umwami Imana niyo izampagarikira ninde unshindishiriza ninde uzansindisha bose bazasaza nk'umwambaro
inyenzi zizabarya pe. Ninde wo muri mwe wubaha Uwiteka akumvira umugaragu we ugenda mu mwijima adafite umucyo? Niyiringire izina ry'Uwiteka kandi yishingikirize ku Mana ye. Aka kantu niko yambwiye. Yarambwiye ati ni kuko umwami Imana azagutabara nkuko natwe yadutabaye. Ati nanjye yarantabaye, atabara mama, atabara abana twabanaga twese jenoside ikirangira, abari imfubyi bihevye gutya. Ati ntukwiye guheranwa n'agahinda, ntukwiye kuba wagenda ngo winage mu byaha, ntukwiye kuba wabura icyo kurya ngo ujye gushaka abagabo ku mahoteli. Ndamubwira nti n'ubundi umukristo nibyo sinabijyamo, kandi Imana ijya imfasha nubwo nabura uko mbaho, ni Imana igidufasha. Niko namubwiye. Ansomera rino jambo numva ndarikunze cyane. Nuko rero nabandi baba batwumva nibakomere bizera Uwiteka Imana avuga ngo kuko umwami Imana azanaba. Ahangaha aka kantu karimo ukwizera gukomeye. Iyo wishingikirije ku Uwiteka Imana iragutabara. Iyo wishingikirije ku Uwiteka Imana ukihebera Uwiteka Imana ukavuga ati mwami Imana ni wowe nteza amaso nyishyurira abana ishuri, arakwishyurira. Mwami Imana niwe neza amaso nyishyurira inzu. Ntumenye uko Imana ibigenza. Tebety, Imana ishimwe ku bw'ibyo byose. Hanyuma se iyo wavuze ko ukunda gusenga cyane ariko waje kugira icyo kibazo urarwara, ariko kandi abantu bakunda gusenga hari ukuntu Imana ivugana nabo, hari ukuntu Imana ibaha ubutumwa. Wowe bimeze gute? Nanjye ndabufite cyane, mfite ubuhamya bwinshi cyane. Ngenda muvuga no mu nsengero zitari zimwe no ku mutayo bwose aho njya gusenga ndabufite, ni nacyo nenge kubagereraho. Ni ukuvuga ngo nakomeje kurwara kubera gupfa kurya ibyo mbonye bambuje byo ku repertation. Ndarwara no nyansubira Kayenzi, mfiteyo rendez-vous. Icyo gihe nayo mfiteyo amarandevu, ariko numva Imana yarankijije. Ubwo rero kugira ngo wumve uburyo Imana yantumye, nararwaye, naje kurwara, ndagenda nsubira Kanombe kuko ariho nivuza. Ngiye bambona ndarembye mu bitaro. Ndagenda ariko ubwo numvaga mvunagurika ahantu hose bidasanzwe, ndwaye umutwe, ngenda nkungabana wagira ngo nakwitura no hasi. Noneho mbwira wa mama ntireka nararwaye, noneho nasubiye mu bitaro. Aguma nyirukaho, ariko nawe icyo gihe yarageze igihe cyo kubyara, afite intege nyine arimo kurana agahinja, ariko yaramfashije nawe. Ndagenda njya mu bitaro, ndwazwa n'umwana wanjye, mfite umwana w'imyaka 12, niwe wandwashije. Umwana wanjye akandwaza, abandi bana bari ku ishuri, n'inshuti zikaza, n'umuntu wenda Imana ivugiyemo akaza, kubera nkunda kuba mu tubina mu dutsinda, kugira ngo iyo umunye utunukira mu dutsinda kugira ngo nzabone uko nishyura nk'inzu cyangwa nishyura umwana ishuri, nabo bakansura. Ubwo rero rimwe nza ntago nasinziraga mu icyo gihe, nagiye mu ibyo bitaro sinasinziraga. Noneho ngeze aho ndaryama, numva koko numva nasinzira, numva nta hakindya, nje numvaga ko nsinziriye, ariko baravuze ngo nasinzira iminsi 3. Ubwo nyine barambwira ngo wari wagiye muri koma. Naricuye rero numva nsanga bankizeho ibyuma ahantu hose, bampfutseho, mbese ndi kuri mashini biki, ariko nyine bwo nsinziriye. Niho Imana yantumiye. Ubwo nyine ubutumwa nabonye nibwo ngiye kubabwira. No kuvuga ngo uri aho ngaho muri koma, niho Imana yaguhaye yampereye ubutumwa ndi kugenda mbwira abantu, uzabwira abantu n'uyu munsi ugiye kuvuga hano. Bakunzi ba Ndaza Vuba TV, munyemerere iki gice tube tugihiniye ahangaha, hanyuma nkuko yabitwemereye mu gice cya kabiri tuzagaruka atubwira ubuhamya Imana yamuhaye ari aho ngaho muri koma. Ndabizi neza ko hashobora kuba harimo ubwawe, ndakurarikira kugira ngo icyo gice nacyo uzagikurikire. Kandi niba udukurikiye utarakora subscribe kuri iyi channel ya Ndaza Vuba TV, ndagusaba kugira ngo uyikore kugira ngo tujye turushaho kubana. Reka Tebety tugushimire kubwo kwemera kutuganiriza, kuduha ubu buhamya.
naho mu gice cya kabiri. Imana iguha umugisha. Murakoze. Hanyuma reka rero tube dusubikiye ahangaha. Imana ibaho umugisha, tubashimira mwese aho muherereye ku migabane itandukanye. Inkunga yanyu mu buryo butari bumwe irakenewe kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwamamara. Shalom, shalom, shalom.